Ndabasuje cyane kandi nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe. Nawe niba utaraduha subscribe hano kuri Bivugwe TV, wadutera inkunga mu by'ukuri ugakanda aho handitse subscribe ubundi ugakora no kunzogera, urabudufashije cyane. Ajya gukomoza kugufunga insengero ubwo yari mu nama ndetse n'abandi bayobozi, nibwo yabajije bamwe mu bayobozi agira ati umusaza aragushuka maze nawe ukemera ukamukurikira. Uyu rero ni Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero hari mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu kwezi kwa munani, ubwo Perezida Paul Kagame yakiburaga abayobozi bamwe na bamwe ababwira ko bagomba kwirinda barusahurira mu nduru b'abapasteri bari bamaze kwaduka muri icyo gihe, bafungura amadini uko bwije n'uko bukeye y'inzaduka, maze bagatangira gucyucura utw'abaturage. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame we ntabwo yigeze ashyigikira ko ibingibi bikomeza kubaho, ahubwo yahise ategeka ko insengero zimwe na zimwe zitujuje ibisabwa zigomba gufunga imiryango bakabanza bagashaka ibyangombwa kugira ngo bemererwe gukora cyangwa se kuba abakristo baza gusengera kuri urwo rusengero. Naho amadini y'inzaduka yari ariko araza muri icyo gihe yo Perezida Paul Kagame yasabye ko ayo madini yafunga imiryango burundu. Perezida Paul Kagame akimara gutangaza ibingibi, abayobozi babishinzwe bahise batangira kubishyira mu bikorwa, maze bazenguruka mu turere twose tw'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali, batangira gufunga insengero zose zitari zujuje ibisabwa, maze insengero zimwe na zimwe zihita zitangira gushaka ibyangombwa zemererwa gukora. Ibyo byangombwa bimwe na bimwe ndabibibutsaho, basabaga ko urusengero rugomba kuba rwubatse ahantu heza kandi hujuje ubuziranenge ku buryo hadashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Basabaga kandi ko urusengero rugomba kuba rufite ikizimyamwoto hafi aho ngaho ku buryo igihe cyose haba inkongi y'umuriro mu buryo butunguranye bashobora guhita bitabara mu buryo bworoshye. Ikindi kandi basabaga ko urusengero rugomba kuba rufite parikingi ihagije ku buryo abakristo baje gusengera aho ngaho bagomba guparika imodoka zabo neza kandi mu buryo bwuje umutekano. Ikindi kandi ndabibutsa ko muri uwo mwaka babasabaga ko urusengero rugomba kuba rufite aho gukarabira ku buryo umuturage wese uje gusenga kuri urwo rusengero agomba kwinjira akarabye intoki n'amazi meza n'isabune, nubwo ba nyiri kubikora batakomeje kubishyira mu bikorwa uko bikwiye. Iki gikorwa cyo gutangira gufunga insengero zitujuje ibisabwa kikaba cyaratangiye mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu kwezi kwa munani. Itangazo rikimara kujya ku karubanda, benshi mu bari baratangiye gufungura amadini iki cyemezo ntago bacyakiriye neza habe na gato. Yes, rero ngira ngo hari mu mwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, ubwo Perezida Paul Kagame yari amaze kubona ko abantu benshi bari guhanga amadini, maze akaza gutangirira hafi agahita ategeka ko amadini yose y'inzaduka n'andi yose atujuje ibisabwa agomba gufunga imiryango, bigahita bishyirwa mu bikorwa vuba cyane. Benshi rero ntabwo bakomeje kumvikana kuri iki cyemezo cyari kimaze gusohoka, bitewe n'uko benshi bakomeje kuvuga ko babafungiye aho basengera, bakomeza kugenda bavuga ko batazongera kwegerana n'Imana bateraniye ahantu hari abantu benshi, babivugaho byinshi bitandukanye. Ariko nyuma gato nibwo abaturage bagiye bagenda barushaho kubikunda, bitewe n'uko abayobozi benshi b'amadini bari gukomeza guhanga amadini mashya, bari gutwara utuntu tw'abaturage. Perezida Paul Kagame we akomeza kubinenga cyane. Nibwo rero yatangiye avuga ati ni gute umuntu aguhanurira ko ibari zagwa imodoka nyamara we nta na moto yo kugendaho agira. Ibyo bintu mubyakira mute kandi muri abanyarwanda mufite ibitekerezo bizima? Benshi bakomeje gutekereza kuri ibi, nyamara baza gusanga icyemezo Perezida Paul Kagame yafashe ari cyo gufunga amadini yose. Ni mu gihe we yakomeje kugenda avuga mu nama yagiye akomeza gukorana n'abayobozi batandukanye, avuga ko we aramutse ashinzwe ibikorwa remezo yafunga insengero zose kubera ko amadini yamaze kuzamo akajagari. Abantu ntibagisenga Imana ahubwo basigaye bisengera amafaranga ndetse n'ubutunzi. Ibyo byose rero akaba ari ibyatangajwe na Perezida Paul Kagame aha muri uyu mwaka n'ubundi 2024 muri uku kwezi kwa munani, ubwo yari arimo gukebura abayobozi ko bagomba kurebera hafi. Ati abayobozi b'amadini bakomeje gusahura utuntu tw'abaturage, nyamara mwebwe mugakomeza murebera, ariko ntabwo amaso yanyu abahereza ngo abereke ko abayobozi b'amadini bakomeje gusahura utuntu tw'abaturage. Ni mu gihe rero umuturage
muturage yajyaga gusenga nyamara umuyobozi w'idini akamubwira ko agomba kwitanga cyangwa se gutanga icyacumi, nyamara umuturage akagenda agatwara n'utwaka twari kumutunga n'umuryango, ahubwo akadushyira wa mupasiteri nyamara wifite we agasigara amaramasa. Uko iminsi yagiye igenda irushaho kwisunika niko abaturage bagiye barushaho kwishimira icyemezo Perezida Paul Kagame yafashe, ni mu gihe bari bamaze kubona koko ibyo yababwiye ari byo. Nyamara itangazo rikimara gusohoka benshi ntago bakomeje kubivugaho rumwe, ahubwo bakomeje kwitotomba cyane bavuga ko batagiye noneho kubona uburyo begerana n'Imana nk'uko byari bisanzwe. Ariko nyuma yaho gato bagiye barushaho kubona koko ibyo yababwiye ari byo. Ubwo yari ari mu nama rero hamwe n'abasilamu, ahangaha bari bari gusoza igisibo cya Ramadani bateraniye muri BK Arena, nibwo rero Perezida Paul Kagame yitabiriye nawe uyu muhango hamwe n'abasilamu. Ni mu gihe rero babajije ibibazo byinshi bitandukanye, ubwo umuyisilamu umwe yavuze ko babafungiye amasengesho ya mu gitondo cyangwa se ibi bita gutora dan, maze asaba Perezida Paul Kagame ko yabavuganira maze bakongera kubafungurira bakajya basenga amasengesho ya mu gitondo. Perezida Paul Kagame nawe mu kubasubiza yababwiye ko ibyo byoroshye cyane kubisuzuma maze bakareba ko bikwiye ko bakongera kujya basenga amasengesho ya mu gitondo. Abayisilamu bose byakubije kubashimisha cyane kandi bishimira ko Perezida Paul Kagame yumvishe icyifuzo cyabo, ndetse banishimira ko bagiye kubisuzuma kugira ngo barebe koko bakongera kubakomorera kugira ngo bongere gusenga mu gitondo cyangwa se ibi twita gutora azana. Ngayo rero nguko mu by'ukuri nuko nguko bimeze, n'ibindi byinshi biba bihari n'andi makuru menshi abahari, ariko byose reka nkubwire ngo kugira ngo uzajye ubyumva no kwikandira subscribe hano kuri Bivugwe TV, hanyuma rero ugakora no kunzogera kugira ngo ibyo byose bitambuka hano uzajya ubyumva mu bambere. Kandi burya ukoze kuri subscribe ubudushyigikiye kandi burya ukoze kuri subscribe ubudushyigikiye cyane kandi ubuduteye inkunga mu by'ukuri. Wowe rero ugiye kubikora mu by'ukuri Imana ikumpera umugisha utagabanyije. Reka rero mbashimire cyane kandi nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza, ngushimire cyane ku mwanya muyu muto wafashe ukemera kubana nanjye, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Rero reka tuzongere duhure ubutaha. Imana ibampera umugisha utagabanyije kandi turabakunda cyane.